dutangiye Ovi yirukana rura bahoze bakundana ex we. Umukobwa amubwira ati nzagaruka, urabeshya nzagaruka, njye ntabwo nshobora kurambirwa, wowe uri uwanjye, nta mukobwa n'umwe nakwemerera yuko akuntwara, ntibishoboka. Ahangaha niho duherukana ubushize. Amubwira ati nzagaruka, urabeshya, sinakwemera ko hari umukobwa uwo ari we wese wakuntwara, n'imyaka 12 yose yashize dukundana sha ngo bakuntware. Umukobwa yageze ahangaha mu gufungura umuryango agiye kugenda, ategereza ko Ovi yahindukira akamureba, ariko Ovi nta gatekerezo na gato bafite kuko yahindukira kugira ngo anamwitegereze. Wapa umusore aba yaramaze kwikundira nde, Bera cyangwa se Emma. Ibyo ngibyo byarabaye igice cya gatatu kino filime tugitangirira ahangaha. Bera cyangwa se Emma ari kumwe na Congo. Congo aba yaje kumusura mu rugo. Mwibuke nese ko twamaze kumenya yuko Congo afite uno mukobwa Bera ishyari ridasanzwe, ndetse arimo kugerageza ibishoboka byose kugira ngo abe yamukura kuri uriya musore. Ahangaha bari kureba ifoto ahangaha kuri Instagram, ni ifoto ya wa mu ex wande wa Ovi, wa mukobwa witwa Rura dutangiranye mu kanya, avuga ngo ntabwo nzemerera umukobwa wese kuba yakuntwara. Baba barimo baramustokinga kuri Instagram. Bera aba yabwiye Congo ibya Rura uriya mukobwa. Ubwo Congo aramubwira ati sha uriya mukobwa ko ari mwiza ra, sha no kuri rwose reka nkubwize ukuri, ufite umuntu muhanganye rwose udasanzwe, ufite ubwiza budasanzwe. Aba arimo kuvuga mu ex wande wa Ovi. Bera ati oya nta birenze rwose bya Rura. Congo ahita amureba maze ati nyumva neza Bera, iki ni ikimenyetso ntakuka kigaragaza ko ugomba kuva kuri uriya musore rwose ugize vuba vuba. Urabona uriya mukobwa ukuntu ari mwiza, ikindi kandi niba ari mwiza kuriya akaba yanakubwiye ko uriya musore yajyaga amukubita, ugomba kumwizera. Buriya nyine yajyaga amukubita basanga ariyo mpamvu nyine yamutaye. Bera ati oya sinekereza ko iyo ngero ariyo mpamvu yatuma ngiye rwose uriya mukobwa antwara Ovi. Congo akamubwira ati ibyo ndi kuvuga ntabwo uri kubyumva. Bera aramubwira ati ndabizi ibyo urimo kuvuga, urumva uri kumbwira ngo ngendeke Ovi. Congo atari kunyumva neza. Tekereza ariko kuri uriya musore mumaranye amezi 4 gusa, sibyo? Amezi 4. Ariko uriya ngo ni Rura we bamaniye imyaka 12 yose, bisobanuye yuko amuzi neza kurenza uko waba umuzi mu mezi 4 gusa mumaranye. Bera ati huya uriya mukobwa arabeshya cyane, ni umubeshyi, uranyumva neza. Hanyuma niba yaba amuzi neza nyine uriya mukobwa Rura yaba azi neza Ovi, akaba yaramusize mu mezi 4 yose batari bakivugana, yaramuretse. Ubwo urumva yuko uwo musore yaba ari mubi, kuki amugarukiye se? Niba ari mubi kuki yaba agarutse gukubitwa se no kugirirwa nabi? Congo ati nyumva neza ariko Bera, hanyuma se twebwe niba ubyibuka neza ko Part.3 yari umuntu mubi, ko buri gihe twamugarukiraga kandi tuzi yuko ari umuntu mubi. Emma aramusubiza ati impamvu nuko n'ayandi mahitamo namwe twari dufite, nahani hano twari gucikira nyine, niyo mahirwe nibwo buryo bwonyine bwari buhari, kubera ko kano kanya uramutse umbwiye ngo ninsubire kuri Part.3 ntabwo bishoboka ko namusubiraho kubera ko mfite andi mahirwe. Congo ate ubwo bakiraho bumvise ukomanga ninde? Nyagasani. Ubwo Bera nta kindi yakoze, yahise ajya kureba uri gukomanga. Ubwo Bera yarafunguye. Congo kandi ubwo bari gutekereza ibintu byinshi, ashakisha ahantu hariho hose yahera atandukanye no kupure. Uretse gato, uruzi ko nawe ushobora gukorera amafaranga kuri YouTube? Uruzi ko se YouTube ishobora kuguhindurira ubuzima? Tugufasha byose wifuza kumenya ku mikoreshereze ya YouTube, tukagura kandi tukagurisha YouTube channel zihemba, tugufasha gukemura ibibazo byose YouTube channel yawe yagize, tukaguha ubujyanama bwose wifuza kumenya ku bijyanye na YouTube channel, tukakwigira n'umushinga w'ibyo wakorera kuri YouTube bikaguhemba gatubutse. Si ibyo gusa kandi tugukorera website z'ubwoko bwose tukanazihostinga, tukagufasha no gukemura ibibazo byose zahura nazo. Witinda ko tuvugisha kuri nimero yacu ya WhatsApp gusa 0780 14 16 Ubwo bakiraho winjiye azavuga ati hey Congo uri kuburira leta yiyumanganya, abari ijwi ry'umusore wo nta wundi kandi ubuje abari Ovi. Ubwo Bera araza maze ati babe uriya ni inshuti yanjye yitwa Congo, hanyuma kandi nawe Congo we uyu nguyu niyo witwa Ovi. Congo ahita aseka maze ati hello umeze neza se? Nishimiye rwose ko bwa nyuma na nyuma noneho duhuye nje nawe, nyine numvaga byinshi bikwerekeyeho ariko ntarakubona. Ovi ati hey ni byiza, umeze gute se? Congo ati meze neza kandi nagushimiye ku byakoreye inshuti yanjye rwose, ibintu byose wamukoreye urakoze cyane rwose. Hari abakobwa baravukanye amahirwe, ntabwo ari nkatwe twavukanye imikasiro, urumva kana bateretsemo bahita bikangamo. Ndabizi neza ko byose bizagenda neza, humura bizagenda neza. Ubwo uyu mukobwa Congo ahanga ufite ishyari ahita avuga ati hey nyeneye kugenda kano kanya rero kugira ngo mbasige nyine mbaho umwanya wanyu. Bera ati uravugisha ukuri? Congo ati cyane rwose ndagiye, turongera tubonane. Bera amwise Bera kandi uyu mukobwa yanga umuntu umwita Bera asigaye yarabyanze.
ubwanga bera koko ahita avuga ati baby uretse gatoya, uretse muherekeze mugeze inyuma gato. Umusore ati ntaribi. Bahise bagenda, maze uyu mukobwa ageze imbere ahita abwira Congo ati ariko se ntabwo nakubujije kunyita bera koko, nsigaye nitwa Emma, uranyumva neza? Congo ahita birakarira aramubwira ati sawa ntaribi. Ati ntabwo nyitwa bera, njye nitwa Emmanuel. Bahita barakaranya nk'uko uri kubibona, bahise babirakariramo. Uyu mukobwa Congo aba afite ishyari ridasanzwe yafushye. Nyagasani bahise bafunga. Emma arongera ariyumanganya, maze umusore ati umeze neza? Umukobwa araseka. Umusore ati ariko niba nitegereje neza mbonye wagira ngo hari akantu katameze neza kuri uriya mukobwa. Emma ati wibyitaho, Congo niko yabaye, wimugiraho ikibazo. Nyine rimwe na rimwe hari ukuntu afata ibintu biri seriye cyane, nyine ukabona ibintu yabyitayeho cyane. Gusa ariko nta kibazo kiwe rwose, ntari birye kabisa. Umusore aramubaza ati ese aracyakora iriya business yo kwicuruza? Emma ati nyine mu by'ukuri mba nimo ndagerageza kuba namukura muri kariya kazi nyine ko kwicuruza, gusa ntabwo byari byagenda neza nyine ngo abyumve. Umusore ahita yikangamo maze ati ese buriya wakomeza kuba inshuti n'abantu bakora kariya kazira ko kwicuruza? Umukobwa atari ko se bebe waretse ibyo bintu tuza. Umusore ati ntaribi, ntaribi tu. Hanyuma rero njanga kugira ngo nyine nkuha amakuru mashyashya kandi amakuru meza. Umukobwa turavugisha ukuri? Umusore ati cyane rwose. Umukobwa ati okay. Umusore ati nyine mu by'ukuri mama wanjye agiye kuza mu mujyi aje kundeba, rero ndifuza yuko mwaza kubonana mugahura nyine mukaganiramo. Umukobwa yikanzemo bakimubwira yuko agomba kubonana nande na nyirabukwe, maze ati wow nyine se babe buriya ntabwo byaba byihuse cyane. Umusore aramwegera amubwira ati nyumva neza, erega nta kintu cyihuta kuri wowe, byose biri kugenda rwose neza nk'uko mbishaka. Emma we, icyo ugomba kwizera cyangwa se gutangira kwizera kano kanya nicyo usobanuye kuri njyewe. Urumva neza? Ntabwo rwose ibintu turi kubyihutisha, biri kugenda nk'uko mbishaka. Uranyumva neza? We tangira we wizere gusa ngo uri iki kuri njyewe. Umukobwa ati yego rwose ndakwizera. Ovi ati hoya mu by'ukuri ko bigaragara ntabwo nyizera neza nk'uko bikwiriye. Tangira unyizere. Uranyumva neza? Umukobwa ati cyane rwose. Ahita amwegera. Ovi ati nyumva neza. Ubwo yahise amuryama ku rutugu, maze umusore ati mu by'ukuri ndagukunda cyane Emma. Emma yise yeguka gakeya, maze amureba mu maso aramubaza ati uvuze ngo iki? Umusore ati ariko sibyo mvuze ntabwo ubyumvise, nciye amarenga se? Umukobwa ati oya ntabwo nciye amarenga, ariko nyine hari ibyo uvuze bindi. Umusore ati ariko nyine uranyumvise? Umukobwa ati ndakumvise nuko nashanga ubisubiremo ibyo numvise uvuze. Umusore ati hanyuma se uranyizera? Umukobwa ati yego rwose ndakwizera kandi nanjye ndagukunda cyane rwose Ovi. Umukobwa ahita asekamo, Ovi nawe ahita amwenyura disubone ko babyishimiye, maze bahita begerana ku nshuro yabo ya mbere, noneho beruye bahita basomana nta kibazo kibatangira. Ibyo byarabaye. Ibyo bikimara kuba twagarutse mu karitsiye, hari geto Congo aba asigaye yiberamo. Ahangaha Congo biba byamucanze. Abantu buriya bagira ishyari nibo abantu ba mbere bagira ibitekerezo byinshi kandi biganisha ku gukora ikibi. Congo ahangaha nta mahoro akibona kubera ko mugenzi we bahoze bakorana yateye imbere, yavuye mu mwuga mubi wo kwicuruza, yiboneye umuhindurira ubuzima. Ariko ahangaha umukobwa ntago akiryama ngo asinzire. Abantu bagira ishyari ntago bajya baryama ngo basinzire, bahora batekereza ikintu bakora kugira ngo bashyire hasi bagenzi babo. Congo ahangaha nyuma yo kuryama akabura ibitotsi, asigaye afata umwanya munini wo kugira ngo atekereze ikintu yakorera mugenzi we ari we Emma bahoze bakorana. Ibitekerezo byakomeje kuba byinshi ku mukobwa, maze ahita abyuka arangije afata telefone. Nyagasani agiye gukora ibiki? Yahise ajya kuri Instagram yihuse cyane. Ajya kuri Instagram yihuse cyane. Uno mukobwa Congo uretse ukuntu bagenzi banyu babagambanira, nta kindi kintu yakoze. Yarabanje aratekereza, ariko buriya uriya mukobwa ngo yitwa nde? Ngo wa mu egisi ngo yitwa Rora. Ahita ajya kuri Instagram atangira gushakisha umukobwa witwa Rora. Ni wa mukobwa woze ukundana nandi na Ovi. Kubera ashaka kwandikira uriya mu ex wande wa Ovi, ni iyihe gahunda afite? We reba filime. Yakomeje atekereza ukuntu umukobwa Rora yitwa kuri Instagram, akomeza amushakisha. Araje atabona account ye, ahita atangira kumwandikira. Nyagasani, uno mukobwa Congo atangiye kwandikira wa mukobwa Rora woze ukundana na Ovi. Wa wundi yavuze ngo ntabwo ngomba kwereka Ovi bamuntwari. Kuki Congo ari kumwandikira? We reba filime. Ibyo byarabaye.
maze kandi tugaruka ngaha mu gakaritsiye. Akimara kumwandikira Congo yahise ahura na Rora batangira kuganira mu modoka ya Rora. Nyagasani ubwo Rora aba arimo abwira Congo ati ibyo uri kumbwira urishuwa neza cyangwa urimo kubeshya beshya. Congo ati kuki se ntaba ndishuwa? Nyagasani Congo afite umugambi udasanzwe wo kugambanira mugenzi wewe beretse gatureba. Ubwo Congo ati cyane rwose uriya mukobwa twese dukorana akazi ko kwicuruza, twese twari za macongo, twose dukorana ku muhanda, abagabo badusimburanwaho. Rora araseka maze ati ntabwo ndi kubyumva neza. Ni gute Ovi yahitamo indaya yicuruza ku gasozi? Umukobwa w'indaya noneho ziciriritse wicuruza koko ku muhanda udakorera na online akamundutisha. Ati ntabwo byumvikana. Hanyuma se ni gute Ovi watinyukaga kujya mu ndaya, urumva akajya mu ndaya kugura indaya, yankatiye akankora mu buzima bwe kubera ikosa rimwe gusa namukoreye kandi nawe yarajyaga mu ndaya? Ibyo ntabwo biri kumvikana mwana urumva ukuntu uri kumbeshya koko mwana? Ntabwo ibyo bintu byumvikana. Cyangwa se uriya mukobwa hakaba hari ibindi bintu yamuhaye by'uburozi kugira ngo amuhindure. Congo ati niko byizera se? Gusa nyine nanjye tunabitekerezaho, nabitekerejeho kandi birashoboka. Ubwo Rora uno mu ex wa Ovi ahita amubaza ati hanyuma se aya makuru kuki uyampaye uragira ngo nyakoreshe iki? Congo ati simbizi. Cyangwa nyine ntabwo ushaka se kwisubiza uriya musore wahoze ukunda Ovi? Uyu mukobwa Rora ataramusubiza telefone ihita isona ahangaha ya Congo, maze Congo ahita areba Rora. Ubwo kandi umuntu wari uhamagaye Congo nta wundi yari Emma cyangwa se Bera bahoze bakorana mu bintu by'ubucongo. Yahise yitaba telefone maze ati halo. Meze neza, ariko se tuza umbwire ngo bimeze bite? Uravugisha ukuri se? Okay, ndabyishimiye rwose ibyo bintu. Reba urya ariko byishimiramo dododododo. Wabonye ukuntu za nshuti zanyu zishimiye iyo muzibwiye ibintu mwagezeho se? Dodododo. Ati cyane rwose ndabyishimiye. Agaseka mu bya nyirarureshwa. Ati ntaribi kandi nyine bye. Dore za nshuti zanyu muzibwiye ngo bye ukuntu zivuga zita zibatukuti nk'iki kiba kimbaza iki cyo kicwe n'uburoro bw'imbata. Ati subona arambwiye ngo mama w'umusore agiye kuza mu mujyi ngo bagiye kumumwereka sha bagiye kumwereka nyirabukwe. Nyagasani Roranga ati uvuze ngo iki? Congo ati ayo makuru yakoresha icyo ushaka icyo ari cyo cyose. Icyo wamenya cyo nuko mama w'uriya musore ukunda agiye kuza mu mujyi kandi agiye kubonana nande na Bera. Nyagasani Roranga ukunda umusore yabitekereje anga yumva umujinya uramwishe. Ese agiye gukora iki? Reba filime wowe. Tugarutse mu rwanga rw'umusore kuko umubyeyi yari yaje kumureba. Ubwo umubyeyi barimo abwira umwana ati ndakwizera cyane rwose muhungu wanjye, ndakwizera pe. Banasangira gake gake y'ubugari. Ati mu by'ukuri nizera umuhungu wanjye. Igihe cyose iyo yambwiye ngo ashaka kumuza n'umukobwa ni ukuri rwose ndamwizera kandi ngamushyigikira kubera ko mbabizi neza yuko ibyo ari gukora bizi. Umusore ubwareba umukobwa maze ati urabona se ko Mary aduhaye ijwi? Basekamo. Ati ndagushimiye mama. Mama ahita amuca mu ijambo ati ntabwo twabyita ko nyine nkuhaye ijwi, ariko nyine n'umukobwa ni mwiza pe. Mwiza kabisa. Umusore ati cyane ni mwiza mama, nahitamo nabi se. Basekamo. Umukobwa turakoze cyane ma. Mama ati hoya ntukanyite ngo ma, jya unyita mama ubirangize kuki uvuze ngo ma byonyine. Ajya bivuga gutyo. Mama ahita abwira ati niko Ovi mwana wanjye, ndizera ko ino bisi ahangaha ariho igiye kugarukira. Bisobanuye ko uno musore hari undi mukobwa yari yarabanje kwereka uno mubyeyi nyine mama we. Ati reka nizere ko bingibi bitazakomeza gutyo, ahangaha ariho ugiye kugarukira nyine unyungu yakaba ari we wa nyuma. Bakiri aho hari uwakomanze. Nyagasani bakiri no kwirira bumva ukomanga. Umusore ati uretse ndebe uri gukomanga. Umusore ati ndaje mbafungurire mujye mukomanga, ariko ubundi kuki abantu bakomanga umuntu ari kurya we? Uzi yuko ugiye kubwirirwa cyangwa ugiye kuburana nta muntu ukomanga? Sinzi ukuntu bigenda kugira ngo bakomange ibiryo bihiye. Umusore yagiye kureba uri gukomanga maze ati naje. Afunguye umusore yikanzemo maze ati ushaka iki? Uje ati ndahangaha nje kureba mama wanjye. Ahangaha mu gihe umusore akomeje kuvuga n'uwari uje gukomanga, uyu mubyeyi asigara aganira n'umukobwa Bera amubaza ati niko wize iki se ku ishuri? Umukobwa yikangamo. Ubwo kandi uri hanze akomeje abwira umusore ati reka ninjire. Umukobwa ati ndeka ninjire ariko. Nyagasani ubwo kandi umubyeyi ati ndimo ndakubaza niko Emma we wize iki ku ishuri? Ubwo kandi hanze ku rugi intambara bikomeje,
hari ukomeje kubwira umusore ati waretse nkinjira. Umusore ati ntago winjira, mbwira ushaka iki. Ubwo induru ikomeje kuba nyinshi, mama ahita amaze ati niko Ovi, wowe ngo nindi hanze ushaka kwinjira. Ovi ati wapi mama, ntawe. Ako kanya wari uri hanze ahita avuga ati mama rata ni njyewe Rora. Nyagasani Rora ni wa ex w'uyu musore. Umubyeyi akimara kumva Rora ahita avuga ati Rora, Ovi we mureke yinjire. Nyagasani bisobanuye ko Rora ahangaha uri wamaze guhabwa amakuru y'uko n'umubyeyi arazi Kigali na Congo ahise aza kubyivangamo. Nyagasani ex w'uno musore aje kumara iki mu by'ukuri mu kiganiro cy'aba ngaba. Ubwo Rora akimara kubona ahangaha umubyeyi yaje yishamadukishwa, ahita amwihobereshwa aramubwira ati nishimiye kukubona. Nyagasani bahita basomana ubona yuko bishimanye, bisobanuye ko uno mubyeyi yari asanzwe aziranye nande n'uno mukobwa Rora, cyane yuko uno musore yakuranye n'uno mukobwa bari bamaranye imyaka 12 yose, bisobanuye ko umubyeyi byanga bikunda n'uno mukobwa aramuzi. Urabona yuko anamwishimiye. Ati mama nishimiye kuba ndi kukubona rwose, kandi uhawe ikaze mu mujyi. Nyine numvishe yuko uri mu mujyi, ndavuga ni ntago bishoboka yuko wagenda tutabonanye. Nta kintu na kimwe cyari gutuma rwose ngiye naza kuba nakureba mama, nari nkukumbuye. Urabona ukuntu abandi bitwara kuri ba nyirabukwe, babisanzuye. Ubwangaha Bera byakomeje kumurya mu matwi rwose, akabona birimo biramubangamira. Umubyeyi ati nanjye rwose niko nakabyifuje kuza kukubona wa mwana we, nawe nari nkukumbuye. Umubyeyi akomeza abwira amagambo meza Rora, umu ex wande w'umuhungu we Ovi. Ati nukurura umukobwa mwiza cyane imbere yande ya Bera cyangwa se Emma. Atari kumenya ko ubungubu utakiri wenyine mu irushanwa, ubungubu ugomba gutangira kwiga ukuntu bana n'abanzi bawe cyangwa se abakompetitazi abo muhanganye. Ubwo ni nk'ari kumubwira tumenye ko ubungubu utakiri wenyine mu kibuga. Urabona yuko hano hari n'undi mukobwa wabonye umukompetita. Umukobwa ati nabibonye Mary we, twe turabizi neza ko atagenzwa na kamwe. Ahita areba Bera maze ati hayira niko muko twaba twarigeze tubona naho na mberera. Ubwo Bera ngaha cyangwa se Emma ahita avuga ati cyane rwose. Ubwo waruje kureba Ovi, Rora ati oya ntabwo ari ibyo ngibyo ndi kuvuga, ntago ari aho twahuriye mbere. Nyagasani bahita bikangamo. Umukobwa ati ndarahiye ko nkwibuka kandi nkwibuka ahantu hatari aho ngaho. Nigeze kukubona ku mihanda urimo kuganira n'abakiriya bawe, urimo kuvugana n'abakiriya bawe barimo. Ubwo atarakomeza kuvuga, umusore amuca mu ijambo ati Rora wareka tukirira, uri kutubuza peti twe turi ku meza. Rora ati ka Ovi disi kababaje, ntabwo wumvishe ibyo mvuze se Ovi we. Ubwanga w'umubyeyi atavuga ati niko Rora urimo kuvuga ibiki? Mama ndatekereza uno mukobwa yakaba yahaguruka akagenda rwose, kubera yuko sinshaka yuko atarakomeza. Umukobwa ahita amuca mu ijambo aramubwira ati ibyo ndimo ndavuga byose ukuri nuko uno mukobwa ari indaya yicuruza. Nyagasani abivuga ngaha imbere y'umubyeyi ari kumva. Narakubonye uri ku muhanda uri gucirikanya n'abagabo ibiciro. Umubyeyi ahita agwa mu kantu maze ati nyumva neza Rora we, ese izi nkuru uri kuzihimba kubera yuko wamufuhiye wabonye umukompetita? Rora ati mana yanjye oya mama ntabwo rwose njye namufuhiye, ubu uyu nguyu namufuhira. Uyu mukobwa ni indaya aricuruza, si nguyu se nimumwibarize. Ikindi kandi inshuti ye yitwa Congo niyo yabimbwiye kandi rwose barakoranaga. Ndabeshya wa mukobwa we? Nyagasani urwangaha umusore ati nyumva neza Rora. Ataravuga umukobwa yabuze n'ikintu avuga we. Ubwo Rora ahita abubwira ati ndabeshya se? Ako kanya Bera byamwanze mu nda disi, ahita asunika intebe maze ahita afata agasakame ke ahita asohoka. Rora kandi ugakomeza avuga ati ndabeshya se kuriyo? Umukobwa misiyo yari yamuzanye arayitsinze maze ati nta soni. Ahita atangira no kwiyarurira kugira ngo nawe ahita atangira no kwiyarurira we. Umusore ahangaha yarababaye maze arumirwa, maze ahita akubita hasi birya aravuga ati ariko ugira ikihe kibazo wa mukobwa we? Nyagasani abandi bahita bumirwa maze mama we ati Ovi kubera ukirimo gusakuza gutyo, ikigaragara cyo nuko n'umukobwa Rora arimo kuvuga ukuri. Umusore nta kintu yakoze, yihuse cyane ahita ahaguruka agakurikira umukobwa. Mama we ati niko Ovi ahita akurikira umukobwa. Uyu nguyu Rora agasigara arimo kwirira maze ati mama humura araza kongera agaruke twongere dusangire, humura mumuretse abitekerezeho. Ubwo Emma disi mu gusohoka yasohotse ababaye cyane afite n'agahinda kenshi. Umusore kandi yari yamukurikira amubwira ati niko Emma
Emma nyumva neza. Emma, look, I'm sorry. Emma nukuri rwose ndakwinginze mbabarira kubibaye sibyo? Ntabwo renzi yuko rwose uriya mukobwa araza kuza ahangaha. Kandi niyo mpamvu rwose ndimo ndakubwira ni ihangane sibyo? Please don't be sad. Sha wibabara sibyo wirakara. Umukobwa ati gute se ntarakara? Gute ntarakara koko Ovi? Gute? Umusore ati ndagusezeranya yuko rwose nta kintu kiri buze guhinduka. Nta kintu kimwe cyahinduka rwose hagati yanjye nawe. Umukobwa ati ahubwo byinshi byamaze guhinduka hafi ya byose. Umusore arumirwa maze atari ko se baby watuje. Umukobwa disore ufite agahinda keshi abwira umusore ati mama wawe byose arabimenye amaze kumenya ukuri. Ubu ngubu byose arabimenye nagazo. Ubu ngubu byose arabimenye. Umusore atari ko nubwo mama amenye agace gato k'inkuru ntabwo azi ukuntu story yose imeze. Umukobwa ati hoya ariko azakomeza kuba abizi. Hari icyo twakora se kugira ngo atazamenya nyine ibyo yamaze kumenya. Ikindi kandi uriya mukobwa ngo ni congo. Mu by'ukuri ntabwo nzi ikintu namukoreye ku buryo yankorera ibintu nk'ibi ngibi. Za nshuti zanyu mugenda mubwiragura amabanga yose mubonye mugira ngo buriya barabishimiye. Niba utazi kubika ibanga ryawe uzashaka ikayi ujye ubyandikamo, cyangwa se ushaka kubwira izo nshuti zawe zizakuvamo nyuma ubyandike muri telefoni kandi nabwo ahantu umuntu atapfa kubona, maze nusoza ubisibe, kubera ko abantu mubwira amabanga yanyu baraza bakayatuganiriza. Kandi bayatuganiriza tutabibasabye, kandi uburyo bayatuganiriza mushaho ntago baba bari proud yanyu. Niba utazi kubika ibanga ryawe ubwo nyine ujye umenya ko umuntu uribwiye azaribwira n'undi mugenzi we, uwo mugenzi we kandi nawe akaribwira mugenzi we, mugenzi we nawe kandi nawe akaribwira mugenzi we, uwo wundi nawe akabibwira uwo wundi. Usanga nyine iryo banga ryawe rizwi n'abantu bose. Mubika amabanga yanyu. Niba mutabishoboye kandi kubika amabanga yanyu mushake amakayi cyangwa se mushaka ahantu mubyandika, nimusoza kubyandika muze kubisiba. Nibyo n'umukobwa disa bari kuvuga. Ati mu by'ukuri ntabwo nzi ikintu ngiye nakoreye congo pe ku buryo yankorera ibintu nk'ibi ngibi. Umusore yarababaye maze ati okay nta kibazo ariko reka dusubire mu nzu. Umukobwa ati ngo iki ngo dusubire hehe? Sinshaka kuzongera guhuza amaso na mama wawe hoya hoya hoya. Umukobwa ati ntabwo ntekereza ko rwose byashoboka, ibi ngibi ntabwo biza gukunda. Umusore ati wivuga gutyo rwose bira wivuga gutyo, wivuga gutyo ndakwinginze. Umukobwa ati nyumva neza Ovi umbabarire pe ariko nyine ngomba kugenda. Agiye kugenda umusore ati oya baby ntabwo wagenda gutyo ariko urabona wagenda gutyo. Yahise amuhagarika maze umukobwa ati ndakwinginze ndeka ngende ndakwinginze. Ubwo agiye kugenda umusore ati oya ariko reka basi ngugeze mu rugo sibyo mfite imodoka reka ngugeze mu rugo. Umukobwa ati oya ndabizi ko mama wawe yaje kugusura ufite kugenda nyine mukaganira mwari muri no ku meza, subira mu nzu ngenda afata akamodoka. Umusore atari ko ari kureka nyine nka basi nyine nka gusoma akabizu ka nyuma nyine nka kwifuriza ijoro ryiza cyangwa se ni ubwo agiye kumusoma. Umukobwa ahita yigendera. Suranga agahinda karamwishe byose bitewe nande na Rora ex we. Ubundi ni gute aba ex mwongera mukabashyira mu buzima bwanyu? Ex bisobanuye expired. Kuki mugarura aba ex mu buzima bwanyu? Byose bitewe na Rora umu ex w'uyu musore, ndetse no kugira inshuti mbi kwande kwa Bera ari we congo wamugambaniye. Tugarutse ahangaha kandi ubwo ku meza umubyeyi aba yahuje urugwiro nande na Rora we. Umukobwa ati nukuri mama bino bintu birakabije cyane rwose. Abakobwa bino misi basigaye bagenda bakigira za marayika ukagira ngo ntago ari maraya. Uriya se umureba kuriya ni maraya. Biriya bintu ntabwo ari byiza. Akiri kumuvugaho gutyo umusore ahita yinjira maze ataragira ikintu avuga. Mama ahita abwira ati niko Ovi dukeneye kuvugana. Ijambo rya mbere umusore yavuze yahise avuga ati sohoka hanze. Nyagasani mama agira ngo niba babwiye maze ati ni njye urimo kubwira ngo nsohoke hanze? Umusore ati oya mama ndimo ndabwira kano gashinzi ngo ni Rora. Umukobwa atari ko njye na mama wawe hari ibintu turi kuganiraho kandi by'ingenzi cyane, gute wambwira ngo nsohoke? Umusore ati sohoka hanze urumva urabona biriseriye we. Umusore ati ndavuze ngo sohoka hanze ari kuri kumva neza wanje. Nyagasana rukundo bakoresha utugambo tutari sawa. Rora itabona ko biriseriye maze akubita ifoke hasi akahita haguruka. Nyagasana uyu mukobwa niwe kabitera. Maze umusore atubwira ati nyumva neza wa mukobwa urumva neza ntabwo nshaka kuzongera kukubona ukundi mu nzu yanjye uranyumva neza. Ahita amufata akagenda amukurubana akahita ajugunya hanze nk'igifuka cy'imyanda. Ahita afunga n'umuryango arakaye cyane umusore wacu. Asoni
izi ngizi ni ingaruka zo kugarura aba ex banyu mu buzima bwanyu nanone. Ko mwa mwaratandukanye ubundi abaje kugira ute mu buzima bwawe. Ntigasana umubyeyi ahangaha yarumiwe. Umusore ahita akomeza ubona yuko arakaye n'ibiryo ahita bireka. Bwarije ubwo uyu musore Ovi yafashe umwanya uhagije kugira ngo aganirize mama we inkuru yose y'uburyo yamenye n'uriya mukobwa n'ukuntu byose byagenze. Aramubwira ati mama, nyine nk'uko byose namaze kubikubwira, uriya mukobwa Bella cyangwa se Emma ubu ngubu nagakiri muri iyo business yo kwicuruza. Oya, ubu ngubu asigaye afite n'umuganga umwitaho mu bijyanye n'iby'imitekerereze. Ikindi kandi arimo arakora cyane mama, akoresheje amaboko ye mu bijyanye no gusuka amasitire yo mu mutwe ndetse no gukora make-up. Mu by'ukuri uriya mukobwa Emma ni umukobwa mwiza cyane mama. Mama we ati bega inkuru. Gusa nyine ikintu cya mbere nishimiye ni uko iyo nyamaswa yamushyize muri ako kazi ubu ngubu yafunzwe. Bari kuvuga Bentley. Umusore ati yego rwose mama yarafunzwe. Nanjye rwose narabyishimiye. Mama we ati hanyuma sinawe reka nkugarukeho. Mu by'ukuri niyihe mpamvu yatumye ujya mu buraya kuko no kugura indaya? Wasize Rora uramuta. Uriya mukobwa mwiza kuri ya Rora. Urangije ujya gufata indaya aba ariyo mujya guteretana. Umusore ati mama, ibintu byose nakubwiye iyo niyo nkuru yonyine wakuyemo n'ibintu byose navuze? Mama ati nyumva neza Ovi, subiza ikibazo nkubajije. Maze ati mama, uriya mukobwa Rora yancaga inyuma, naje kubivumbura nyuma atwite inda itari iyanjye y'undi mugabo. Umubyeyi ati hanyuma se ibyo bisobanuye iki? Kuki si ibyo ngibyo utigeze ubimbwira? Umusore ati nyine mama, ntabwo nashaka kuba nyine uriya mukobwa namushyiraho urubwa cyangwa se ngo muteze abantu. Byose urabizi mama, urabizi ngiye ntabwo rwose ndi uwo muntu. Hari umuntu mutandukana ashaka agenda kuvuga nabi. Uno musore ati nge ntabwo ari ukomeze mama. Mama wati ariko ibyo ngibyo mbwiye ntabwo ari impamvu yumvikana yatuma ujya gushaka umukobwa w'indaya nk'uriya. Nasunuka namunyereka ngo niwe musigaye ngo muteretana. Umukobwa wicuruza. Umusore yahindukira akareba mama we maze ati mama, ibyo uri kuvuga byose ngo uriya mukobwa ngo ni indaya, menya ko yatabaye ubuzima bwanjye. Urumva neza? Uzi ko yanabaye ngiye kwiyahura. Mama ati ngo iki? Umusore ati cyane rwose mama, yanabaye ngiye kwiyahura. Nari ngiye kwiyahura mama kubera uwo mukobwa uri kuvuga witwa Rora. Umubyeyi yarumiwe maze ati iyo nkuru yo tuzayivuganaho nyuma wa mwana we. Gusa nyine icyo ugomba kumenya nuko uriya mukobwa mutabana ngo mushyingiranwe, ntabwo bibaho. Umusore ati mama, igihe cyararenze mama, igihe cyo kumbwira ibyo ngibyo ngo ntabwo twabana cyararenze. Emmanuel ndamukunda kandi nta kintu na kimwe rwose cyahindura ibyo bintu. Umubyeyi arumirwa maze ati birashoboka yuko baratangiye kumukunda, ariko kandi haracyari kare ko wanamureka. Ni gute umukobwa se nk'uriya nyine ubundi akwiriye mariage, umukobwa wicuruje n'abagabo? Ni gute akwiriye ubukwe no kuba yashimishwa akambikwa ivara koko? Cyakoze nyine wenda ari ukumufasha wakamuhaye amafaranga akiberaho nyine ubuzima bwe, ariko rwose byo kuba wamugira umugore byo ntabwo mbigushyigikiyemo wa mwana we. Umusore ahita areba mama we maze ati mama urantengushye cyane, urantengushye mama. Mama ati oya, ahubwo niwe unengushye wa mwana we. Ujye gushaka indaya, twebwe iwacu naho byabaye, n'abakobwa bose bari hanze abakobwa beza. Umusore ati sawa mama, gusa nta kintu rwose wabihinduraho tu, nta kintu wabikoraho mama. Ibyo ngibyo rwose bimenye kandi njye ndi umuntu mukuru. Ibyo ndi kuvuga ndakomeje. Gusa nyine kano icyo wamenya cyo nuko ngiye nkunda Emma kandi nta kintu cyahindura urukundo mukunda. Ibyo ngibyo ugomba kubimenya gutyo mama. Ikindi kandi niba udashaka kubyumva gutyo, ikindi kandi niba udashaka kudushyigikira, twebwe tuzaguhunga usigare ahangaha, twe twigire kwibera hanze. Ariko ntabwo ngiye natuma atarakomeza kuvuga. Mama wati iki? Ovi we uvuze ngo iki? Ovi ahita ahaguruka akigendera, ariko abamubwiye ati ngiye rwose mama, niba udashaka ko badushyigikira, twe tuzaguhunga, twe twivira ahangaha muri kino gihugu, twigire kwibanira hirya aho utazongera no kumbona ukundi. Umubyeyi yikanzemo we yabonye umwana ari seriye maze ati oya, ibi ntabwo bishoboka, ibi ngibi ntabwo nshaka kuba nabibonesha amaso yanjye. Oya, biraba ibyuya. Umubyeyi ahangaha yikanzemo, umwana amaze kumubwira ati mama nutadushyigikira ngewe nawe tuzagucika twigendere, ntabwo uzongera no kumbona ukundi. Ahangaha uri umubyeyi wakora iki? Washyigikira abana cyangwa wabareka bakagenda no bakajya kubanira kure hirya aho utazongera kubabona? Andika muri comment umbwire. Tugarutse muri za karitsiye mu Gahoromani,
wa mukobwa Bella cyangwa se Emma aba yariye amavubi yarakaye cyane aje kureba Congo. Ureba hano ba Congo baba we yaje kureba Congo yarakaye cyane Emma nyuma y'ibyo Congo yamukoreye. Congo ubwo abarangaha arimo kwirira ubusa. Ubwanga Emma yaje ahamagara ati Congo we uri hehe? Nyagasani ahangaha Emma aba yarake. Narababwiye ngo no mukobwa yabaye ku muhanda nawe afite imico y'abantu bose babaye ku muhanda ashaka yakwitonda cyangwa se akaba yakubera impamvu ituma umunsi wawe ugenda nabi. Abantu bose babaye ku muhanda hari ukuntu discipline yabo igira ahantu igarukira. Ubwanga yaje kubitagura ibintu. Congo abatuje ari pose avuga ati ninde uri kuza unsakuriza yirira ahangaha ubusa. Na nama minini ari kunywa ni biki? Yagiye kubona bonanga Bella amugezeho maze amuhagarara imbere. Congo ati niko Bella we byagenze biti? Bella hangari warakaye cyane bitewe n'amagambo yajyanye kuri Rora kandi akaba yaje akamutiranya na nyirabukwe. Ubwo ahita abwira Congo ati njye ntabwo nitwa Bella nitwa Emma. Nikangaye murambi kugira ngo ntukanyite Bella, njye nitwa Emma. Hanyuma namaze kumenya yuko ari wagiye kubwira Rora ibyerekeranye nanjye. Kuki wagiye kubwira Rora ibyerekeranye n'ubuzima bwanjye? Congo ahangaha ari poza atuje gakeya maze ati nabeshye si wowe nawe wicuruza nkatwe twese se? Umukobwa atariko njye natekerezaga yuko uri inshuti yanjye, ntabwo numvaga wajya kungambanira ku bantu tutaziranye nka bariya. Umukobwa ahita ahaguruka. Congo ati ngo inshuti yawe? Uravuze ngo njye ni inshuti yawe? Mwana nta nshuti zo ku muhanda, twe turabarara bo ku muhanda. Gute njye wanyita ngo ni inshuti yawe twarahuriye ku mihanda mu kazi nka kariya? Ariko reka nkubaze, ubundi ugendera ku ki wowe uhitamo inshuti mu bana mu buzima bwa buri munsi? Wasanga uhura n'umuntu kuri zino mbuga nkoranyambaga ukavuga ngo ni inshuti yawe we, azi aho urara se? Azi icyo wariye se? Azi uko waramutse se basi? Ni gute umuntu mwita ko ari inshuti yawe ubundi ugendera ku ki? Mujye muhitamo neza, muhitamo inshuti. Harya njye mfite inshuti zingahera? 1 2 3. Nawe uri kureba ino filime bwira inshuti yanjye. Nubwo na fanta yawe nzisha koko. Turavuze ngo nyine inshuti yawe? Mwana nta nshuti zo ku muhanda, twe turabara nabo ku muhanda niho twahuriye mu kazi nka kariya. Hanyuma kandi mbwira ukuntu nyita inshuti yawe waragiye ugafungisha Bentley boss wanjye. Nyagasani Congo ahangaha yarakajwe nuko no mukobwa yafungishije boss wabo kandi wakahita yindurirwa ubuzima rwose bukagenda neza mu gihe we yabashyize mu gihombo. Bella itagwa mu kanwa ati wow, ushatse kuvuga yuko ibingi byose impamvu wabikoze ari ukubera kiriya gicucu ngo ni Bentley cyatugurishaga? Congo ati cyane rwose byose impamvu nabikoze ni ukubera Bentley boss wacu. Bentley buriya nubwo wamwangaga ariko njye namufataga nk'umusamariya wanjye kubera ko yatumaga ndya. Njye naramukundaga Bentley. Nyagasani Bella yikangamo atari ko waramufungishije wagacucu we, nta nisonerega. Urangije kumufungisha ukajya mu maso yanjye rega unyikaragishwaho ubusa bwawe umbwira ukuntu uri gutera imbere agiye kumutuka ahita bikata. Nararezwe njyewe. Bella yikanzemo we yari azi ko Diso ari kubwira ari inshuti ye, kumba arimo kubwira umugambanyi mubi, umwanzi we wa mbere. Nyaboneka nuhitamo inshuti uzahitamo inshuti neza, utazisanga urimo kubwira umugambanyi mukuru ukaza imbere unyikaragaho umbwira ngo bagukodeshereje amazu, ngo bakuguriye stock, ngo ibiryo rwose ngo biradepye, ngo urimo gutera imbere, ngo uri kwiga, ngo n'ibiki nta nisonerega. Ni gute ushaka kubaho ubuzima bwiza mu gihe njye ndimo ndababarira ahangaha byose byaratewe nawe? Bella itavuga ati Bentley ni inyamaswa ariko nawe wari ubizi. He's a monster. Abakobwa batangiye gutongana bashyira hejuru. Congo ati Bentley wimubeshyira yari marayika wanjye kubera ko yarangaburiraga yamaga ibyo kurya najyaga gukora nkaza nkamwishyura akangaburira. Ikindi kandi Bentley nubwo wamwanga njye ntabwo yigeze rwose anshyira ku gahato ibyo naje gukora. Hoya, ibyo gukora uburaya no kwicuruza ntabwo yigeze abinkiramo agahato. Njye naje nizanye nari nzi icyo gukora. Urayije ufungisha boss wanjye wampembaga waka ninja we. Ati ubundi se wabyumva gute ukuntu bimera iyo umuntu agukuye ibiryo mu kanwa? Wabyumva ute ko ufite abantu barimo barakugaburira, bagukorera za stock, bakwishyurira amazu? Ubwo Bella itarakara amaze akabwira Congo ati Congo we, Imana izaguhana. Congo ahangaha ahita asunika Bella maze bagatangira kurwana. Nyagasani Bella nawe ahita asunika Congo maze batangira gukozanyaho. Bya bintu byose by'abantu bicuruza ukuntu bamera, murabizi yuko batajya babura kurwana n'inzembe zizamo we. Batangiye kurwana.
ubwo amasaha yakomeje gucaho maze tugaruka ahangaha kuri Bella cyangwa se tumwite Emma. ubwo aba ari ahangaha akomeje kwiga gusuka agiye kumva yumva uwukomanga. Nyagasani yabitekerejeho umukobwa asigaye afite ubwoba avuga ati wowe ninde none uri gukomanga? Maze kandi ubwo Bella ahita ahaguruka ajya kureba uri gukomanga. ubwo yarafunguye maze abona ni Ovi uje kumureba umusore. Ovi ati umeze neza? ubwo Bella yahise aceceka maze umusore ati wabaye icyango ku munwa wawe. Mwibuke neza ko n'umukobwa yigeze gukozanyaho na Congo barwana kare. Ahita amubwira ati ewana narwanye tu. Aramubwira ati narwanye na Congo uyu munsi. Congo aba yamukubise ikintu ku munwa. Umusore ati umeze neza? Bella ati njye meze neza gusa nakifashe ko wakarebye isura ye ukuntu nayigize. Ati ntabwo uzi ukuntu ubu ngubu ameze. Umusore ahita yikangamo we. ubwo Bella ahita avuga ati hanyuma se ubundi uje gukora iki ahangaha? Umusore ati ariko se gute wambaza gutyo koko Emma? Umukobwa ati nyine kubera ko nawe impamvu urayizi. Ibi ngibi nawe nk'uko uri kubibona ntabwo byakunda. Umusore ati byakunda nawe uramutse wifuza yuko byakunda. Umukobwa ati oya ntabwo ari ibyerekeranye nanjye, njye nta kibazo, ahubwo nyine mama wawe. Atarakomeza kuvuga umusore amuca mu ijambo ati ibyo ngibyo nta kintu mama rwose bimurebaho mu buzima bwanjye, njye ndi umuntu mukuru nihitiramo ibigomba kugenda mu buzima bwanjye, urumva neza. Ikindi kandi namaze kubwira mama yuko niba atifuza ko yadushyikira njye nawe ngomba kwita nk'ujyana hanze tukigira kwibera hanze tukamusiga wenyine muri kino gihugu. Umukobwa ati ngo iki? Ushatse kuvuga ko mu makosa nyine mama wawe yanshinjaga agiye kongeraho yuko hari umukobwa wamwibiye umwana we w'ikinege akunda cyane? Ushaka kunshyira muri iyo kesi mama akajya avuga ngo naranakwibye ngujyana hanze? Umusore ati unyumva neza Emmanuel, njye ndagukunda, nyine ndagukunda ku buryo nta wundi muntu nigeze nkunda nk'uko nagukunze mu buzima bwanjye. Hoya wowe uri urumuri rw'ubuzima bwanjye. Umukobwa ahangaha abwira umusore ati nanjye ndagukunda cyane Ovi, ni ukuri ndagukunda cyane, gusa nyine mu by'ukuri ntabwo wakumva ukuntu ndimo ndababara muri njyewe. Ibi ngibi rwose ndi kubivuga mbabaye, gusa nk'uko bivuze njye ntabwo nakubera rwose urumuri mu buzima bwawe mu gihe naba nkutwaye nkakujyana kure y'umuryango wawe. Umusore ati hoya ibi ngibi byaba ari ibyanjye nawe turi kurwanya abaturwanya tubahunga tubajya kure. Umukobwa ati hoya uwo nakabe njyewe wo kuguhungisha umuryango wawe. Umusore aramubwira ati ariko njyewe nagusezeranyije yuko nzakurinda, ibi ngibi byose nubwo nsinzwe. Umukobwa ati hoya ntabwo utsinzwe, byose ni amakosa yanjye. Mu by'ukuri uriya mukobwa ngo ni Congo yari inshuti yanjye pe. Atarakomeza kuvuga uno musore ati hoya byose ni Rora wabikoze, Rora niwe ukoze ibi ngibi, gusa nyine njyewe nubwo ntabashije kuba nakurinda kugira ngo nyine mama atamenya biriya byose, wibuke ko nta kigomba guhagarika urukundo ngukunda. Ubwo umukobwa yegereye umusore maze ati ariko se ntabwo uri kureba koko ndimo ndakongerera uburibwe, ibi ngibi rwose kandi biri kuba byinshi kurenza urukundo, aho kuguha urukundo ndimo ndaguha uburibwe. Disi agahinda karabishe maze ati ukwiye kundeka rwose nkigendera nkaguhunga nkajya kure yawe, kubera ko uru rukundo ndabona rudashoboka. Ibyo byarabaye maze umusore atashye kuryama biranga neza, ibitotsi arabibura, yarasinziriye ibitotsi arabibura, wa mugani wa muhanzi ngo ndasinzira ibitotsi nkabibura kandi yasinziriye ariko sha sinzira ibitotsi nkabibura kandi wasinziriye. Ubwo uyu musore ahangaha Disi muri ako gahinda kose no kubura ibitotsi yakomeje kwibuka bwa mbere akirana umukino n'uyu mukobwa, ya mikino yose bajyaga bakina. Disi ikomeza kumuza mu bitekerezo, maze ubwo kandi ako kanya mama ahita amusanga mu cyumba. Umubyeyi asanga umwana we ari kure cyane mu bitekerezo, agahinda kamwishe maze ati Ovi siwe ndimo ndahamagara, umeze neza? Ovi ntabwo uri kunyumva? Uyu musore ati mama kandi njye rwose umutwe uri kundya. Mama ati hanyuma siyo niyo mpamvu wanze kuza kurya ibiryo haranaguteguriye? Umusore ati ntabwo nshonje mama. Nyagasani umubyeyi ahangaha ntabwo abazi yuko umuhungu we ikibazo afite kano kanya ari icy'uko ari kwivanga mu rukundo rwande rwe n'umukobwa yikundira. Ubwo umubyeyi ati waje ukajya kurya? Ovi ati ntabwo nshonje mama. Umubyeyi ati oke sawa ntaribe reka mwihorere. Hari ababyeyi baba batazi kwinginga. Yasigaye ahangaha akomeza gutekereza byinshi ku mukobwa Emma cyangwa se Emmanuel yakunze. Yari amaze kumubwira ati ushaka wandika rwose ibyanjye nawe bikarangira kubera ko ndabona ko bitakunda. Oya ngo kandi tugarutse kuri Emma nawe ahangaha yari aryamye
ariko mu by'ukuri ni kwa kundi uryamana agahinda n'intimba. Ubwo umukobwa agiye kubona abona hari umuntu winjiye afite ibitatuwaje byinshi, ahita akangukira hejuru. Nyagasani arebye abona ni Bentley yinjira afite n'imbunda, ahita yimutunga maze umukobwa ubwoba buramwica, atangira gutabaza maze ati ndakwinginze windasa, ndakwinginze. Bentley ko yari afunze mu by'ukuri kubera iki agarutse. Ubwo yagarutse afite n'imbunda, umukobwa ubwoba buramwica. Umukobwa ati wambabariye kuko areka kunyica. Bentley ahita arasa amasasu menshi. Ubwo mukuru asa umukobwa disi yahise akanguka, kumbi yarotaga arose nabi bumukiraho we. Beradisi ubwo cyangwa se Emma yahise ava mu buriri yihuse cyane, ahita ajya ku rugi, ahita afunga ashyiramo urufunguzo. Kumbi disi yari yararyamye adafunze, ubwoba bwaramwishe. Nyagasani uzi kurota bakurasa sha. Umukobwa ubwoba bwaramwishe kubera icyo mukobwa arose Bentley kandi mwibuke neza ko twasoje igice cya mbere amaze gufungwa, hanyuma ko cyagarutse mu ndoto z'uno mukobwa. Komeza urebe filime. Akarembo gakomeza kavuga ati uri hehe kano kanya, ndifuza yuko wakabaye uri aha ngaha. Yo akarembo disangaha. Umukobwa wacu aha ngaha Emma ubwoba bwamwishe kubera iki arose Bentley kandi ari kumurasa. Mwibuke neza ko n'umukobwa we na Ovi uriya musore bakundana aribo bafungishije Bentley. Kuki uyu mukobwa atangiye kurota Bentley? Ubwo arebye neza ko yamaze gufunga, maze ibyo nabyo birarangira. Ubwo tugarutse ahandi wa mukobwa asigaye yigira ibintu byo gusuka ndetse no gukora make-up. Ubwo yari avuye kwiga, Beradisi urimo kugerageza kuba yakwikuramo urukundo rwe na Ovi. Nubwo aba ari ibintu bitoroshye, kwikuramo urukundo utishyizemo ntago ari ibintu byoroshye. Umukobwa ageze aha ngaha hari abamuyobozaga, maze ahita barangira arababwira ati nimugera hari imbere mukate hariya mugire gutya na gutya. Akaririmbo gakomeza kavuga ati uri hehe kano kanya, ndifuza ko wakabaye uri kumwe nanjye kano kanya, kubera ko kuba utari kumwe kano kanya ntago ari ibintu binyoroheye. Umusore kandi ubwahanga nawe aba yabuze amahoro mu by'ukuri, agerageza kureba amafilimi ya hato na hato. Ubwo yafashe telefone ahita ahamagara umukobwa. Ubwo umukobwa ahanga nawe yabonye telefone y'umusore Ovi, maze kandi ubwo agiye kuyifata ahita abitekerezaho yanga gufata telefone, yahise yigendera. Umusore akomeza guhamagara ariko umukobwa yanga gufata telefone. Umusore agahinda karamwishe, akomeza kwibaza impamvu umukobwa atarimo gufata telefone. Umusore nta kindi yakoze, yahise afata kuvurori maze ahita yiryamira mu ntebe. Maze kandi tugeze mu masaha y'umugoroba hari uwafunguraga. Ari gufungura kwande? Ari gufungura kwa wa mukobwa Congo. Uri gufungura ninde mu masaha y'umugoroba? Nyagasani Congo ko aryamye, ufungura ninde? Congo yari ikanze. Atuwa nindera? Nyagasani ubwo waruje nta wundi yari Bentley wa wundi wari warafunzwe we. Nyagasani Bentley umugizi wa nabi yacitse gereza. Congo amubonye yari ikanze agira ngo arimo kurota we. Nyagasani Congo ahanga n'ubwoba bwishi ati ndi kurota cyangwa kumbuje ni Bentley mwenyewe gangster. Congo ati ndimo ndarota cyangwa Bentley yaraje ahita amuhobera. Nyagasani turakaza neza, nari ngutegereje rwose kuzagaruka. Imana ishimwe rwose kuri aha ngaha ukabugarutse. Bentley ahanga ntago bari kuvuga byinshi. Bentley nyuma yo gucika gereza ahita asunika Congo akabwira ati igirayo ngira utwo nikorera. Ubwo umugabo nta kindi yakoze, hari ibyo yaje afata aha ngaha. Ubwo Bentley yatangiye gufungura akuramo akantu kameze gutya, niba ari agati simbizi pe. Umukobwa aha ngaha yatangira kugira ubwoba maze ati Bentley buretse Bentley oya. Bentley yaje yegera umukobwa afite reka kantu mu ntoki. Umukobwa agira ubwoba kubera cyese agira ubwoba kimara kubona afashe kari akantu mu ntoki. Komeza urebe filime. Ni mu masaha y'igicuku nijoro we. Ubwo Bentley aha yarakitegereje niba ari agaki, ahita afata umukobwa mu ijosi atangira kumuniga. Nyagasani ubwo umukobwa aha baramunize maze ahita amwereka ako kantu. Congo ati Bentley we ni njyewe Congo, ni njyewe Congo urukundo rw'ubuzima bwawe, nari nagereje yuko uzagaruka. Bakomeje kumuniga maze Bentley ati Congo we uri umwe mu bakobwa baba barangambaniye, mbwira ninde wangambaniye muri bakobwa bose twakoranaga, ninde wangambaniye vuga. Akomeza amuniga maze ati ninde wangambaniye muri biriya bakobwa byose twakoranaga. Ubwo Congo aha ngaha ajya kuvuga ariko bikanga maze Bentley ati ninde? Congo ati ni Bella. Nyagasani ati ni Bella. Bentley ati uravuze ngo ni Bella kandi? Nyagasani Congo yagambaniye Bella, aramubwira ati ni Bella wabikoze niwe wagufungishije.
Tugarutse kandi ubwo ku musore ahangaha aba yaraye mu ntebe, ubwo kandi nawe yari yasinziriye ibitotsi arabibura kandi yasinziriye. Ubwo umusore byamwanze mu nda aba yarize amarira menshi, maze ubwo asoje afata telefone afata n'urufunguzo rw'imodoka, maze ubwo ahita agenda. Ovi agiye he muri ayo masaha? Tugarutse kandi ubwo ku mukobwa nawe ntago aba akibona ibitotsi. Burya kwikuramo urukundo utishyizemo ntabwo ari ikintu gipfa koroha gutyo gusa, keretse iyo ari urukundo rutari urwa nyarwo, fake love. Ariko urukundo rwa nyarwo, true love, ntabwo wapfa kurwikuramo. Nyagasani ubwo mukobwa nawe yari yarize, urabona yuko afite amarira menshi mu maso, arimo gutekereza cyane. Ubwo Beradisi aba atarimo kwiyumvisha ibiri kujya mbere mu rukundo rwiwe ndetse na Ovi. Maze ubwo umukobwa kirahita abyuka ku buriri, nkomeza no gusuza abantu bibana mu nzu ari bonyine. Yisaguruka ahangaha ajya hejuru ya garderobe, hari agasakame yafashe maze ahita akambara, hari aho yagiye. Ubwo akimara gufungura umuryango yagiye gusohoka, ahita asanga hari umuntu wamutanze ku muryango. Nyagasani umukobwa yikanzemo, ninde uno mukobwa abonye ko amubonye akahita ahamuka? Nyagasani nta wundi uhora umutegereje ku muryango, nta wundi yari Bentley, inyamaswa. Ati niko Berasandi we, nakubwiye ko niyo wagerageza kuzancika nzagushaka nkakubona. Ubu ngubu rero ndahangaha, nakubwiye ko nzagushaka kandi nkakubona, uranyumva neza se? Nyagasani Beranga yikanzemo, bahita banazamura imbunda. Umugabo afite niyo imbunda we, ati ubu ngubu noneho nk'uko nabigusezeranyije ngiye kukwica. Yaramwinjiranye aramubwira ati wowe ungambanire sha, njye ntabwo njye nemera ko ari umuntu wangambanira, murinda ngeze mureke gutyo birangire. Hoya, urabizi neza yuko udashobora kuba warokoka bitewe n'ibintu wankoreye. Ati narakuburiye wa mukobwa we, uyu nguyu niwo munsi wawe wa nyuma. Bera ahita agwa ku buriri maze ikigabo kita kimufata amaguru kiramukurubana. Nyagasani ubwo kandi ahangaha disi Ovi yari ari mu modoka arimo kuza, ntabwo nawe abizi neza yuko umukobwa akunda bamugezeho kandi bagiye kumwica. Disi ubwangaha yakomeje gutwara imodoka mu masaha y'ijoro. Umukobwa nawe yaraje kumureba, ariko kandi Bentley ahita amwitambika. Umusore akomeje gutwara imodoka yihuta cyane kugira ngo ajye kureba umukobwa. Icyo atazi nuko umukobwa amerewe nabi na Bentley arimo kumuniga amubwira ati ese nibwo tuyibagiwe uwo ndiwe wa mukobwa we, kuki wibagiwe uwo ndiwe? Disi ubwo ikigabo cyakomeje kumuniga maze ati njyewe nitwa Bentley, nakubwiye ko nzagushaka nugerageza no kuncika kandi nkakwica. Ati mu by'ukuri ninde wagushutse kugira ngo ukore ibintu nka biriya unange? Ubwo akira ngo akiri kumuniga, Ovi yinjiye mu nzu y'umukobwa asanga ikigabo kiri kumuniga, maze yihuse cyane ahita yegera ikigabo, ahita agikubitira akibwira ati reka uwo mukobwa. Nyagasani ubwo ikigabo cyose kiri ku mukobwa cyataka umusore, ubwo bahise batangira kurwana. Ikigabo kiramubwira ati ubundi wowe urinde, uri umusazi, ni gute unyivangira mu bintu wowe, waba uzi uwo ndiwe wowe? Nyagasani ubwo ikigabo cyakomeje kumuhondagura. Bentley ubwo arangije ahita akuramo icyuma. Nyagasani kiramubwira ati we waba uzi uwo ndiwe? Ikigabo cyose gitera umusore icyuma mu nda. Nyagasani maze kiramubwira ati ubwo nyine nta kundi urigemuye nawe reka nze nkurangize. Ati nta soni wowe ushaka guhangana nanjye? Disi ikigabo cyateye icyuma mu nda ahantu habi Ovi. Umukobwa kandi ubwo nawe arimo gukanguka, umukobwa arimo gusubira inyuma yahise abona ya mbunda ya Bentley, maze umukobwa ahita afata ya pistoli. Ikigabo mu guhindukira cyasanze umukobwa yamaze kugitunga imbunda maze kiti Bera, ntabwo usigaye uninya se? Ntabwo ukininya? Disi ubwo umukobwa barimo gutitira intoki, ari nako kandi n'umusore ahangaha Ovi ubuzima bwe buba buri mu kaga, baba bamuteye icyuma mu nda ahantu habi. Ubwo umukobwa ahangaha aba yatunze ikigabo pistoli. Ikigabo kiravuga ati ndavuze ngo mezi yo, kitarangiza kuvuga Bera ahita kirasa mu nda. Nyagasani kikanzemo nacyo kiti Bera we. Umukobwa naba yaraka ariko afite n'ubwoba. Disi ati ufite ikihe kibazo wa mukobwa we? Atemereza ataravuga Bera ahita yongera aramurasa n'irindi sasu mu nda. Ikigabo kita kigwa hasi maze kiti Bera we. Kitaravuga n'ibindi Bera kirasa n'irindi sasu mu gituza, maze ikigabo kita kigwa hasi. Nyagasani Bera arashe Bentley. Nyagasani ubwo umukobwa nta kindi yakoze, yihuse cyane yahise yegera Ovi aramukangurira aramubwira ati Ovi wisinzira Ovi, Ovi kanguka ndakwinginze wisinzira. Ese Ovi ibyo byaba birangiriye ahangaha? Ureba filime. Ati ndakwinginze rwose Ovi gumana nanjye, please stay with me. Ibyo byarabaye abakandiri mu masaha y'ijoro. Mu by'ukuri umukobwa nta kindi yakoze, ese yutana umusore kwa muganga, maze ako kanya kandi mama w'umusore ahita aza maze ati Ovi, Ovi umeze neza mwana wa? Ubwo uyu mubyeyi yese asanga Bera ahangaha maze ati ni ibiki wankoreye umwana wa gikobwa we?
umukobwa ati mama unyihanganire nyine atarakomeza kuvuga mama wa Ovi ahita avuga ati ndatekereza ukwiye kuva ahangaha genda va ahangaha toka ari kumwirukana amubwira ati genda. Ovi ahita avuga ati mama nahantu agomba kujya urimo uramujyana he? Umukobwa yigiye hirya gatoya maze umubyeyi ati mwana we umeze gute, uri kwiyumva gute? Umusore ati meze neza mama. Niko Emma, umusore ahita ahamagara Emma maze mama aramubwira ati reka gende uriya mukobwa muri kagende. Umusore ati huye mama naho ajya. Atarakomeza kuvuga umusore amuca mu ijambo atari ko sari kwiki. Uriya mukobwa yongeye atabara ubuzima bwanjye ku nshuro ya kabiri. Yongeye atabara ubuzima bwanjye. Ni gute ushaka kumubwira ngo nagende? Mama atari ko niki? Umubyeyi atarakomeza kuvuga umusore amuca mu ijambo ati ntacyo ushaka kumbwira ngo nagende mama hoya. Nta mpamvu nimwe ufite mama yo kuba wamubwira ngo nagende. Uwo urimo guhangayikira ari we njyewe. Yatabawe n'uwo wanga. Urampangayikiye yego ariko kandi hari wabanje gutabara ubuzima bwanjye ubwo bari bagiye kunyica. Urabigenza uti? Rero niba unkunda nawe ugomba kumukunda byanga bikunda. Uko niko ubuzima bumeze. Umubyeyi ahangaya nikanzemo. Umusore aramubwiye ati urimo kugerageza nyine kunyereka yuko unyitayeho ariko kandi hari uwabikoze imbere yawe utaraza. Uyu mukobwa yantabaye kandi bibaye inshuro ya kabiri antabara. Ni gute uri kumbwira ngo nave mu buzima bwanjye ngo avanga ngo agende? Niba unkunda rero nkundira n'uwanjye. Umubyeyi yabuze n'ikintu akora ahita areba umukobwa nubwo waba utamukunda ariko ugomba kumukunda. Umusore aramubwira ati niba unkunda koko binyereke unkundira n'uwanjye. Umubyeyi yabuze ikintu akora areba umukobwa nta kintu yari gukora usibye kwakira uno mukobwa mu buzima bwabo. Yaramwiyegereje maze amureba mu maso maze aramubwira ati umbabarire mu by'ukuri nyine nakwibeshye wenda kujajinga. Ni ukuri rwose ngusabye imbabazi mbikuye ku mutima mbabarira. Umukobwa narindi jambo yavuze yahise yegera nyirabukwe maze ahita amuhobera bahita bahoberana babikuye ku mutima. Nyagasani. Umusore ati nakifuje ko nanjye rwose naza tugahoberana nk'abajoyininga nze duhoberane se. Disi aba batera igisekezo kubera ko ntabwo umusore bameze neza aba ari no muri serum nta mbaraga afite. Gusa ariko byibura urabona yuko mama we ndetse n'umukobwa n'umusore yikundira byibura bishimanye kandi banababariranye. Disi barasitse maze umubyeyi ati Emma nkuhaye umugisha wa kibyeyi mwana wanjye. Umubyeyi bwarahindukira maze agafata n'ikiganza cy'umusore bombi akabafata mu biganza maze ati mwabana mwe mbahaye imigisha ya kibyeyi muzabyare hungu na kobwa. Abana bati urakoze cyane rwose mama. Disi ubwanga w'umubyeyi ahita amukora mu gahanga nk'ikimenyetso cyo kubahesha umugisha. Buriya umugisha wa kibyeyi mwabana mwe n'umugisha ukomeye cyane. Mujye mwubaha ababyeyi banyu kugira kuri level babahesha umugisha ku Mana. Ubwo kandi tugarutse ahangaha kuri Congo barimo gusakuza cyane bamuziritse avuga ati nta muntu wanabarara. Congo ubwo cya kigabo cya Bentley cyari cyanze kumwica ariko gisiga kimuziritse. Congo ati nta muntu wantabara koko. Congo kandi akaba umugambanyi wa mbere umunyeshyari akomeza gusakuza ati hagira umuntu ntabara, somebody help, ndabinginze hagira umuntu ntabara. Uyu mukobwa kandi si ibyo gusa aba yakubiswe bikomeye cyane. Bentley aba yamwangije cyane bikomeye yamukubitaguye ati hagize umuntu ntabara. Nyagasani. Ibi ngibi ni ibihembo byo kugira ishyari ukagira ishyari mugenzi wawe mu by'ukuri kubera yuko igihe cye cyageze Imana ikamutabara. Nyaboneka ntukagira ishyari. Wabonye ibihembo wabonye ibyo bihembo reba agasura wagira ngo ni wowe. Ati hagira umuntu ntabara. Bentley aba yamukomaguye yamugize gutya. Bibutse ko kandi ingari FiNAL ya kano gafilime mbabwira ni nyaboneka mujye muri comment mu bitekerezo byanyu mumbwire ukuntu mwakabonye ndetse kandi mumbwire n'amasomo mukuyemo. Nkomeza no kubashimira kandi uburyo mukomeza kubana nanjye umunsi ku munsi. Nyaboneka mujye mukanda like mukoresha muzisangiza bagenzi banyu munakore subscribe twagura umuryango mugari wa Alpha Sam Love Stories. Ikindi kandi murabizi yuko mbakunda cyane kandi rwose mbabwira yuko umunsi ku munsi nazajya ntoma rwose mwicwa n'irungu. Murabizi yuko ntari ahangaha kuri Alpha Sam mba ndi kuyindi channel n'ubundi mbagezeho inkuru z'urukundo. Channel yitwa Alpha Sam Love Stories. Ni channel ebyiri zitandukanye ariko kandi zinyuraho inkuru z'urukundo. Niba utambonye ahangaha kuri Alpha Sam uzajya unsanga kuri Alpha Sam Love Stories. Geraho urebe Shema na Brianna season ya 2 igeze kure. Reka kandi mitemba shimira mwebwe twabanye muri ino filime. Shimire wa kandi subscribe kubera ino filime. Shimire kandi we wayisangije inshuti zawe.
ugakora like, ugatanga n'ibitekerezo aha ngaha muri komenti. Mujye muri komenti guys, mutange ibitekerezo byanyu kubera yuko ndabisoma. Munambwira n'udufilime twiza mwifuza ko nazabakorera. Murabizi yuko mbakunda cyane kandi icyifuzo cyanyu ari cyo nkiri imbere cyane. My name is Samu, reka tubonane n'ubundi mu kanya mbagezeho n'akandi gafilime gashyashya. Murabizi yuko aha ngaha nta rungu. We kora subscribe niba urugamba rugeze aha ngaha kugira ngo uzabicikwe na filime nk'izi kandi nziza, filime wakuramo inama zaguhindurira ubuzima. Ciao ciao. Buretse gato, wari uzi ko nawe ushobora gukorera amafaranga kuri YouTube? Wari uzi ko se YouTube ishobora kuguhindurira ubuzima? Tugufasha byose wifuza kumenya ku mikoreshereze ya YouTube, tukagura kandi tukagurisha YouTube channel zihemba. Tugufasha gukemura ibibazo byose YouTube channel yawe yagize, tukaguha ubujyanama bwose wifuza kumenya ku bijyanye na YouTube channel, tukakwigira n'umushinga w'ibyo wakorera kuri YouTube bikaguhemba gatubutse. Si ibyo gusa kandi tugukorera website z'ubwoko bwose tukanazihostinga, tukagufasha no gukemura ibibazo byose zahura nazo. Witinda kutuvugisha kuri nimero yacu ya WhatsApp gusa 0780 14 16 16.